ikintu gihari no kwibaza ngo Wazalendo yambaye civil na M23 yasigaye muri umujyi yambaye civil yego simba bishara akora kate niba Kongo yari yagurutse kurwana intambara y'inkundu iravuga iti kanza n'nyanga mugayo Abeli niyo yatabaje iravuga iti Amerika mu nabare nubwo basubinyo bagasiga n'umujyi niki ibice bindi bafashe hagira umuntu ubikoresha ngo rede tabari intebe ndagutakambiye ubwo Abeli urumva nawe yaratakambira hamwe n'akayina cyambere ntaho baraga binjiraga ntabwo tuzi umubare wari muri w'abasirikare bayi mu vetero bari muri Uvira binjiye ntabwo tuzi icyakabiri bari abantu bakuyemo biriya bigofero n'ibibote akiyambura na bya bintu bambaye byose no guhita umusivile witwa Karori agahita bakarori no quartier saba muri ahubwo quartier wa Marimisiri utarayimenya atarayimenya se ntabavukayo hari abatashye bari mu rugo amaze ati twebwe buriya sirikare basigaye ahubwo bavukayo ari byo bibi ngo umwana yitangiye se urumva ngo bafasha bura ariko icyo yavuze abigeranyije nkuko bitanze icyabaye kuri Kongo cyo cyababaje ukuntu abavandimwe bafanya gute bisobanura muri Kongo surabona ibo baratabarwa nande urabona induri yivuga ruguri wawe baturanye munsi y'urugo cyane harimo nka muri munawa urabona kera umuryango ugituye wasangaguye ari nuko indege irimo kuza izi bise z'ubwiyahuzi n'izitari z'ubwiyahuzi bavuga ku mpande zombi za nyuma yuko wafashwe Uvira zumvikanye kabiri zirasa mu banyamurenge hejuru ko ntizongeye kugeza ubu byahagaze kuko izamuka mu kirere mu ventura ibasha kwirasa na twirwaneho byahagaze kubera amasezerano ibiganiro biri Doha bakababwira bati mugezaho gusa Uvira ifatwa imirwano iba Washington yasinywe mu cyumweru cyashuze ko twaburaga igihamya ariko Doha hari ibiganiro yego Muyaya yaganiraga na France 24 mu ijoro twagejeje gukatamo iby'ingenzi kuko yavuze iminota 12 biba bigoye kuba twagiye dufatamo iby'ingenzi birebana n'iki kibazo uyu ni umubazaga nawe yavugaga niko kazi yego reka twumve umuvugizi wa guverinoma ya Kongo akaba na ministre w'itangazamakuru muri icyo gihugu. Bonsoir Patrick Muyaya, vous êtes mwiriwe Patrick Muyaya muri ministre w'itangazamakuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murakoze cyane kwemera gusubiza ibibazo byacu. Icyambere n'iki mwavuga ku itangazo rya M23 ryo kwikura Uvira ese ryatangiye koko nayahe makuru mufite? Commencez d'ailleurs, quelles sont vos informations? D'abord, nous sommes plutôt préoccupés par la situation. Icyambere na mbere twe twahangayikishijwe cyane n'ibibazo by'iterabwoba rikabije abaturage bacu bahuye naryo muri iki gitondo bitewe n'igikorwa cy'u Rwanda binyuze muri uyu mutwe wa mu 23 rufasha. Byari igikorwa cy'ikinamico cyateguwe abaturage bagahatirwa kukijyamo bagakubitwa bikabije kugira ngo bingaragambye. Icyo nicyo kitubabaje imbere y'ibindi byose. Ku bindi bivugwa ibyo ni ikintu kidafite aho gihuriye n'ukuri n'uguhindura icyerekezo kuko murabizi kandi mwahoraga mwumva mu 23 ariyo mu by'ukuri umwana w'u Rwanda ihakana ikavuga ko itarembwa na gato n'inzira ya Washington. None se byagenda bite ngo mu gihe igitutu cyashyizwe ku Rwanda mu buryo bweruye mwakurikiranye amagambo ya ambasaderi wa Amerika umvuga we gusa mu nama y'umutekano mwasomye Twitter ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Rubio ishyiraho inshingano ku Rwanda kuki rero ari mu 23 igomba kuza nk'iyitangaye ikavuga iti mwumve ninjye wateje ikibazo ngiye kuva Uvira. Biragaragara ko hari amayiri agamije kuyobya abahuza b'Abanyamerika bari biteguye gufata ingamba kuko biragaragara ko ibyabereye Uvira bidashobora kwemerwa hashingiwe ku mwanzuro wa 2773 ku nzira ya Doha cyangwa ku nzira za Washington. Ntibyemewe ko Kigali irasa misiri ivuye ku butaka bwayo ikarasa ku butaka bwacu ndetse no ku butaka bw'u Burundi. Ntibishoboka ko Kigali ikoresha drone z'ubwiyahuzi zigamije guhitana abasivile kandi Uvira ibyabaye nakaga nakababaro bitandukanye n'ibyagaragajwe muri iki gitondo. Et à Uvira, c'est plutôt les désarrois au contraire de ce qui nous a été montré ce matin. Alors Patrick Muyaya, hari itangazo ryo kwivana ryatangajwe kandi bivugwa ko ryabaye ku gitutu cy'Amerika. Umuvugizi wa M23 arabyemeza akavuga ko byakozwe ku busabe bwa Washington ariko hakabaho n'ibisabwa mu gihe amasezerano yasinyiwe Washington atarategetswe. Ese hari ibihano byatekerezwa? Des sanctions sont-elles envisageables? Nous sommes dans un processus turi mu nzira zitandukanye, hari inzira ya Washington, hari inzira ya Doha aho byasobanutse ko nta kindi gitero cy'ubwoko nk'ubu kigomba kongera kubaho. Ntitugomba rero kwibagirwa ko tuvuga by'umwihariko inzira ya Washington. Nibwo ko ku itariki ya 5 Ukuboza twagize umuhango hamwe na Perezida wa Amerika ariko nyuma y'uwo muhango ibitero byarushijeho gukwira hose kandi byemejwe n'amakuru yose harimo na raporo iheruka
itsinda ry'inzobere za Loni ko byibuze abasirikare 7,000 b'u Rwanda bari ku rugamba muri Kongo. Twiteze kandi byemeranyijweho mu masezerano nuko hagomba kubaho kwikura nta mananiza ko impande zose zigaruriwe n'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haba muri wa mukino wa se n'umwana, brigade ya mbere n'u Rwanda se wayo. Niyo mpamvu rero twumvise Minisitiri Rubio avuga ko bazafata ingamba zo gutuma ijambo rya Perezida Trump ryubahirizwa. Niba mutubaza mu bijyanye n'ingamba zitegekwa mukavuga ko ingamba zitegekwa, iyo hatabaho izi ngamba sinzi niba umwana yari kwitangira igitambo mu ruhame agamije kurengera se. Je ne suis pas sûr que le fils se donnerait en sacrifice au devant de l'opinion pour protéger le père. ubundi Romeo na Yvette badushyiriye bagenekereje mu kinyarwanda kugira ngo twumve ikiganiro cya Afurika 12 ni ikinyamakuru cy'abafaransa na kane ikorana na RFI mu nzima nuko umwana yitangiye urumva ngo bafasha bura. ariko icyo yavuze abigeranyije ngo bitanzeho icyabaye kuri Kongo cyo cyababaje n'ukuntu abavandimwe bapfanye gute bisobanure. muri Kongo urabona ibo baratabarwa nande urabona induri ivuga ruguri wawe abaturanyi munsi y'urugo cyane harimo nka murumuna wawe urabona kera umuryango ugituye wasangaga yari yego ahari umuhungu we mukuru mutoya hano rero n'ubundi mu byarira za Gicumbi na za Ruriba nuko bagituye. none cyabaye rero ko uyu mwana na se wenda nkuko bavuga ko umwana yitangiye se Kongo yagize ibyago byo kutagira umwana ntiyagera n'umuturanyi. muri make Isaka yitangiye Abrahamu n'Abrahamu yitangiye Isaka noneho ariko niko muyaya bivuga birangira noneho Kayini apfanye na Abeli kubera ko niba Kongo yari yagurutse kurwanya intambara y'impundu iravuga iti kanza n'inyangamugayo Abeli niyo yatabaje iravuga iti Amerika mu ntabare nubwo basubira inyuma bagasiga n'umujyi n'iki ibice bindi bafashe ntagira umuntu ubikoresha ngo rebe tabari intebe ndagutakambiye Abeli urumva nawe yaratakambira hamwe na Kayini. ino gahunda ihishe byinshi gusa nk'uko twabyutse tubivuga mu gitondo iyi nkuru impamvu tukibona icyo tuyivugaho tukayiganira uko tubonye ntirasobanura. icya mbere M23 irava Uvira isubirahe icyo nicyo ndi kwibaza kandi nayo ntabwo irimo kubitomora. inkuru niruzura ese ibyo yari yasabye kugira ngo ive muri uyu mujyi ibyo byubahirije byabaye icya kabiri kuko kugeza ntazi n'ingabo twamenye zaje. Ibyo Bertrand Bisimwe yanditse mu kanya abona gatabaza avuga ati nyamuneka nimuze mutabare abo bantu ntibaraza ariko wasanga bakirimo kugana avuga ati muze. Icyo ni kimwe abaturage bagumana umutekano. icya kabiri basohotse mu mujyi bagiye he cyo ni kimwe. icya gatatu ibiganiro bya Doha biraza kuba ikintu gikomeye hano nuko indege irimo kuza izi bise z'ubwiyahuzi n'izitari z'ubwiyahuzi bavuga ku mpande zombi za nyuma yuko hafashwe Uvira zumvikanye kabiri zirasa mu banyamurenge hejuru ariko ntizongeye kugeza ubu byahagaze kuko izamuka mu kirere M23 ibasha kwirasa na twirwaneho byahagaze kubera amasezerano ibiganiro biri Doha bakababwira bati nimugezaho gusa Uvira ifatwa imirwano iba Washington yasinywe mu cyumweru cyashoze ko twaburaga igihamya ariko Doha hari ibiganiro ndetse bari bavuze ko biga igihugu cya Afurika byimukiramo Doha hari ibiganiro bisa nkaho bavuga ngo byimukire he babonye intambara ahubwo yarose rero ahubwo tubigende dute batangira kuganira na none ibyo bintu byose kugeza ubu Amerika ntiravuga icyo yategetse harimo haravuga za opposition ni ukuvuga ngo Bertrand afite ibyo agomba gutangaza bimuha amahirwe no kwivuga ibigwi ko ari igihanganye. Muyaya ni ugutakamba ko abafasha ntacyo barimo kubafasha icyizere cy'abaturage baho bafashe ariko ikindi kirimo gikomeye Bertrand avuga hano waravuga nk'umuntu urwanya ubutegetsi ariko Muyaya nawe yaza ntaza tubwira ibyo Amerika yategetse n'ibyo yasabye ntanatubwira ibyo ko ku ruhande rwa Kongo rwo rurakora iki muri iki kintu nta nubwo karimo aranenga ino gahunda avuga ko arukujijije ni nubwo akujijije ntabwo yemera ariko ntabwo atubwira icyo Amerika yari yavuze Bertrand ateruye cyangwa atubahirije nta nubwo arimo kutubwira uko uyu mujyi uri bugende nibura ngo avuga ati niyo none bavuga ko bavuyemo reka ejo tuzajyemo turebe ko bataturasa arasa nkaho nawe yatinye kuvuga ko asubirayo ntibizagenda nka Warikare rega niko nanjye navuga nicyo turimo tuvuga situation ya Warikare nicyo turimo tuvuga ariko iyi situation ya hano ukuntu itandukanye na Warikare nta muntu bahana imbibi kandi uyu muntu bahana imbibi uriya muntu uza mu wundi niho bitandukanye na Warikare icya kabiri uyu ni umupaka uhuza igihugu n'ikindi ni umujyi Warikare yari centre
irimo abaturage ishobora kuba ifite ikivuze mu bucukuzi ariko idafite ikivuze ku bwikorezi ku bihugu birenze kimwe. ariko icyo ku ntambara gusa ko bahazamo ikindi gihugu byo kuzamo ikindi gihugu ari nacyo nahoze mvuga ngo Uburundi buracyafite imbaraga n'umwuka wo kuba bwasubira muri iyi ntambara cyane bugapigana. njye niko mbibona. urababeshye njye ndabona abarundi ngira ngo turayinjiramo nayo kugeza ubu ndi ku ruhande rwa Neva ukurikije ukuntu ataka. uri ku ruhande rwa Neva ukurikije ukuntu ataka n'ukuntu abona ibintu byahinduye isura. ndabona njyewe Neva yabaye umugabo yamenye kwirwanaho none atirwanaho se niba abari bamuteye igitutu bavuye mu mujyi ahana imbibi nawe kandi nawe yari afiteho ijambo kandi koko Karori ukiruka ko ambasaderi we muri ONU yavuze ko u Rwanda ngo rurimo rugerageza kugira intambara y'akarere kandi ko Burundi ngo butazifata amapfundo none ariko biranitera bwo bana none ntabwo ari iterabwoba ko Burundi bwaroheje ingabo zabwo nyinshi ariko icyo ndimo nkubwira ntakubwije ukuri M23 kuva hariya ntabwo ari gutinya ko Burundi burasa mu Bugesera cyangwa i Butare ubwo ndimo navuga aho duhana imipaka ahubwo ni mu buryo bw'uko urumva bashaka kwigira inyangamugayo M23 ngo bereke umuhuza ko icyo babwiye cyose bo bagikora ahubwo babuze umuntu ubafasha. njyewe umbwiye ngo mbyina nakubajije uwacuranze ese wowe gutambariza uyu nkubita mbyina urebye niyo ntuza barimo atari uko nanone buriya ntubwo wumva ngo barasohotse niyumve muyaya ataka ngo ugire ngo swafite ukuri buriya ashobora kuba asohotse 2000 n'urugero niba bari bahari igihumbi kikaba gisigaye gicuruza amakaya. niyo mpamvu muyaya atarishima no gahunda arimo arayinenga arimo arayinenga ngo niwango uriya haracyari bikiri irawusize complete hasohotse imbunda tubabonye cyambere ntaho baraga binjiraga ntabwo tuzi umubare wari w'abasirikare bari mu vetro bari muri Uvira binjiye icya kabiri bari abantu bakuyemo biriya bigofero n'ibibote akiyambura na bya bintu bambaye byose n'ugwita umusivile witwa Karori agahita Karori no karitsiye saba muri ako karitsiye wamara iminsi bitarayimenya atarayimenya se ntabavukayo hari abatashye bari mu rugo amaze ati twebwe buriya sirikare basigaye aho bavukayo aho bavukayo ari byo bibi kuko bazwi baragiye ko bagiye muri Muveta ko bajya batazwi hari n'abashobora bavukayo akamaza tubyagenze bitategemvuye mu nkambi y'agatumba nabaga ruguru muri mu Minembwe ndamanutse ariko uyu mujyi kuza kubisibanira nyamara uyu mujyi M23 ivuyemo gutya yatanze amatangazo kuriya ntitwumvisha Amerika icyo yavuze twumvisha icyo Patrick Muyaya yavuze twumvisha no kwirizariza ko Burundi kwabayeho aha hantu harimo ikibazo gikomeye ariko njyewe ndari umuntu wanditse comment mbi atereka uvi M23 ihave noneho Red Tabara ivuga itoke ubundi abari batuje kwambuka bare M23 katugusekure ariko ntabwo byaba kubera impamvu za politiki ntabwo byaba yayirasira inyuma kugira ngo itamwitirirwa ahubwo cyafasha Burundi kurwanya Red Tabara kugira ngo imana gahera ahubwo icyo navugaga ubundi reka tunambuka kavimvira gusa wera tukiri kuri no situation ya Uvira M23 dukurikije ukuntu ibintu bigenda M23 kuri side y'abantu bashobora kuba baza muri ijwi ryayo baracabura abantu baguruka bakandikira UN nka kuri aba za Security Council bakavuga bati natwe dufite abandikira Trump mu baruwa abantu nyine bo muri M23 baba kumenya bashobora kuba ikintu cyambere ugomba kumenya principe ya Amerika yo ntigiganira n'umutwe w'inyeshyamba life ishaka pale umubyeyi wayo ishaka pale murakoze none se umubyeyi bizamukore M23 ishaka pale yamara kumubona noneho Amerika niba ari inkunga ikayiguha iciye kwa pale niba ari ukukuvuto igatuma pariti muhonde noneho yamara bwa butumwa buca kwa pare yamara kukwicaza neza igahita igaruka none ikavuga iti noneho twaganira siko byagenze ku kibe muri Syria ariko kibaye president ubu M23 izabona pare ariko reka mbabwira ntabwo yamuhura ku isi hari abantu baba baharanira inyuma Amerika umutwe idashaka irawurimbura irawushwanyuza ariko umutwe wavuga ko ushobora kuba muri Amerika hari abantu bashobora kubavuga ati mukomeze wenda inzi igiye kubagwira ariko mutegeho nk'agati oya murebe cya gitoki kiba kigiye kuyoboka cyambika intare imihembezi ibiri ibahereza mu biganiro nurebe ijambo ifite Amerika ifite kuri M23 ntabwo ari ukuyirukana byonyine kuvuga iti ibintu biri hano birimo turasinya Washington ariko n'ikindi kibazo mufite mu Gido Katari twese twaje kubona ko ari mu gikari cya Amerika yego icya kabiri na hano igitutu cya Amerika kikaba cyavuze ngo nimuve muri Uvira tubone ko ikatari tuvugana neza noneho mu Katari mu biganiro ntabwo bigeze bavugira ngo nimuve mu bice byose mwafashe musubire Bunagana noneho tuganire ari uko nguko bimeze uvuze baba bawurimbuye baba bakubwa batejo sasa mwese muzaye muri Bunagana niba mudahara hasigaye harabakora uko mbyenda uko mbibona yego M23 hano iri mu nsinzi nubwo abantu batari kubibona bavuga bagaya ko yasubiye inyuma hano iri mu nsinzi
kuko irashaka kugaragaza ko iyo ibyo irwanira ari amahoro idakenera gufata ibice bya Kongo kuko ugereranije ukuntu ibisobanuro uburyo yibwiye ngo turagujyana mu biganiro by'amahoro ibice bisubiza kuko yishaka amahoro ni imitwe nyiriza ubwenge mu ruhande rumwe na Muyaya ahangaha iri mu nsinzi no mpamvu Muyaya nawe yirijije kuriya ambuka ujye Kavimvira ni Desire ni ugeze ni umaze iminsi hajya hasi ariko njya Kavimvira njye nahuye na Fanda mwabona rwose ndambuka mwabona njye Kavimvira wapi reka none mbere ukuntu umusirikare n'umusivili iyo bambaye ingofero babinyuranye nzanira ya foto ariko mwe na Fande Makenga none urebe kuvuga ngo unyereke ndebe ariko nyine bamwihereranye ariko nawe wiriwe muri hotel muri sere nshaka amakuru ndi bize nayamubwira munyereke mwarimo mubura n'icyo kibura muri sere kuko abanyakigali batajya mu nyambaye nta kibo ngiye gusaruriramo rero uramubonaga kuri bote cyukareka indwanyi kuri pose udashaka kumenya yasubiye inyuma hehe ubu nicara no kumenya ngo yasubiye inyuma hehe ngo nawe musange mu bazanye wimwe oya ushobora gusanga aho barasubira inyuma bamusanga cyane ariko shaka hani kuri teleto barasubira inyuma bamusanga barasubira inyuma bamusanga aho ari kubona general yakubisemo bote na kubona ese mu gihe bayimufashiriza ngo twifotoze nayo ari kuyigenda na se batangiye kurasa se ko babazaga batubitangiye ni nahita mfata live ibyo kumbwira ngo byagenda bite n'ibindi tubwire ngo Kavimvira byagenda bite urumva ubu nshigaza igice kimwe cyo kuba kubita live bari papa cyane ariko umuntu miliyoni itaruzura hesabu ntabwo nazana live urafite live se bivuga umuntu avuga ati mubafate akayira kamanuka kajya ku mazi ntimutume bakambuka miliyoni bazamutse tuba ku muhanda mu gishanga ni habi cyane bashaka gutega imitego ndatokereka tubahinde nibakoreshe ya rero ako niko ngomba kuza mukoreshe wese akoresha live buri wese akoresha kuri bagenzi be miliyoni ya sabu yuzure ubundi tubatemo video ariko koko mugani wanyu be mwavugaga nibyo ndabona mushuto wa Micombero hashize iminota 49 ati umunyamakuru uko kuva kwa 23 ibikoze nko kwigaragaza voilà yavuga ko amasoko yayo y'abaturage bari Uvira avuga ngo ngari nka maonesho mwabonye igenda woni Micombero ngo bakwe Micombero cyo bitwa Batubeka nabandi ngo bakwe uniforme bakaba bari muri Vire nkuko ngo byagiye bigaragara za Kibumba Mushaki na Masisi ibyo rero ari mavuga ni nako byagenzwe mu Ventura yinjiraga muri uyu mujyi wazarendo zakuyemo imyenda zose zishyira imbunda munsi y'ibitanda ziza ku muhanda kureba Ventura nazo zikuba amashi niba zizana ngende byose mbanda zirize zizana izo wazarendo zirimo gukoma amashi twari kumwe ndamaza ni icyo utekereza ko abantu bose bahagaze aha ku muhanda ari abasore bangana ibi ni ibya ninjoro iyi nibyo mu Micombero yanditse mu Micombero ndavuga ni utekereza iki ko abantu bari hano bose ubona ari abasore yego urumva hadakuye ubona ukabona yambaye akaboko kambaye ikintu nk'umuntu wavunitse ndamwe ntura baramurashe baramuhusha urumva mu mujyi kandi harimo intumbi za bene wabo bari bagihara abantu bapfuye ku mihanda